Tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba FAB TV mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ubushakashatsi, mu isi y'ubumenyi bugiye butandukanye, mu isi y'imyidagaduro, mu isi y'iterambere. Haracyari FAB TV rero, uyu munsi tugiye kuba twakubwira inkuru itoroshye, inkuru ibabaje ndetse n'ibabaje n'ukuri, igaragara kuri Vestina wajyaga aririmba mu itsinda rya Vestina na Dorcas, aho ejo bundi mu gihe gitoya amaze kuba akora cyangwa se ajya mu murenge hamwe n'umugabo wiwe. Njye nishimwe Vestina, tugiye kuza rero tukuramburire mu magambo arambuye tukubwire iyi nkuru ya Vestina na Dorcas, iyi nkuru yamamaye cyangwa se inkuru yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zo mu Rwanda ndetse no hanze. Turaje rero kugira ngo tukubwire iyo nkuru magambo arambuye. Haracyari FAB TV rero, wowe ukigera hano bwa mbere banza ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru, ibiganiro byacu, umenye ibintu byinshi bica hano kuri FAB TV umunsi ku munsi. Nibyo koko, ni Nishimwe Vestina wajyaga aririmbana na Dorcas ejo bundi ku itariki 17 yaje kuba asezerana n'umugabo wiwe. Impamvu rero tuvuga ko ari inkuru ibabaje, ni umwana mutoya yaje kuba avugwa mu binyamakuru mu buryo bugiye butangaje kandi butari bwiza. Rero uyu mwana niyo mpamvu twavuga ko ari inkuru igize gute ibabaje nk'uko mubireba. Uyu Vestina yaje kuba asezerana n'umugabo ufite imyaka 36, bamwe bari kugaragaza ko afite imyaka 42 nk'uko byagiye bigaragara mu byangombwa, ariko uyu mugabo akaba afite imyaka 36 y'amavuko, nawe yaje kuba asezerana na Nishimwe Vestina w'imyaka 22 y'amavuko. Ni mu gihe gitoya rero uyu Vestina yari amaze kurangiza amashuri ye mu mwaka wa 6. uri kumva ko yari mutoya cyane ku buryo atakagombye guhita asezerana nk'uko, kubera ko yari n'icyamamare. Rero yahise atungura abantu benshi. Ni inkuru rero yatunguye abantu benshi, ari ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bivugaho, ari abantu bagiye bakomeye bagiye babivugaho nka Twane Rutayisire yagiye abigarukaho avuga ko rwose nubwo yaje kubasezerana ntacyo bitwaye, nka Twane cyangwa se Revera Dogiteri Twane Rutayisire yaje kuba abigaragaza cyangwa se abivuga mu magambo ye, yaje kuba yumvikana ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se uwundi muntu w'icyamamare waje kuba amugarukaho ni Scovia, umunyamakuru Scovia, akaza n'umugabo witwa Gafaranga cyangwa se Bishop Gafaranga. Ni benshi baje kuba babigarukaho, ni ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ariko ubu twakwibaza tuti ese Vestina yakoze icyaha? Nk'uko byagiye bigarukaho hirya no hino mu magambo bagiye bakora cyangwa se uburyo bagiye bakora ubushakashatsi cyangwa se binjira mu buzima bwa Vestina, ariko ugereranyije uko bimeze, Vestina nta cyaha yakoze, kubera ko Vestina aho kugira ngo arangize yandagara cyangwa se amera nk'abandi ba star, ugereranyije urebye ishuri ryazaga kuba rimufasha kwitwara neza cyane
mu gihe yari akimara kuva mu ishuri byari kuza kuba bigorana yaza kuguma mu buzima busanzwe nta mukunzi afite, ariko ibingibi byamufashije rwose nta cyaha afite kuba yasezeranye ku myaka ye 22 nk'uko byaje kuba bigaragara ku byangombwa. Ushobora kwibaza hari uburyo bari kuvuga ati ese Vestine yaba atwite? Ibingibi byo nta muntu ufite amakuru yimbitse arambuye, ariko uyu mwana Vestine ni umwana wagiye uririmba neza mu ndirimbo ze hamwe na Dorcas, aho Dorcas asigaye agase kiri mu ishuri yiga mu mwaka wa 6 gusoza amashuri yisumbuye, aho yaje kuba amusiga. Ubu ngubu ushobora kuba wakwibaza uti ese Vestine na Dorcas bazongera gukorera mu itsinda rimwe, cyane ko umugabo wiwe aba mu gihugu cyo hanze? Ibyo ushobora kubyibaza, ariko kuba n'ubundi batandukanye bafite uko bazabigenza, bahuze umuziki wabo cyangwa se buri muntu agiye akora ukwe. Uyu Ishimwe Vestine rero yagiye agaragara mu ndirimbo zigiye zitandukanye nk'Umutaka, Nahawe Ijambo, Adonai, ni indirimbo nyinshi yagiye agaragaramo hamwe na murumuna wiwe Dorcas. Ni abana baririmba neza rero, ni abana bari bafite umuziki wazamutse mu gihe gitoya. Vestine na Dorcas nk'uko mubizi rero bavukiye mu karere ka Musanze, baba mu buzima bugiye butandukanye, aho baje kuba bafatwa na Murindahabi Irene abasha kuba yabaporomotinga impano zari zibarimo, nuko birakunda rwose bazamuka ku kigero kiri hejuru. Wibagirwe gukora subscribe.